kuvuga ngo barashaka byibuze umusirikare umwe M23 kuba hanganye sibyo n'abasirikare 10 urumva ala waramutse neza nangize ubwoba ndavuga naho General Mambundani naho nti yaguhaha mu ukajya kwihisha hakuna tamaha ese nago yabahamura nago yacobora banza twumvikane Mambundani ni muntu ki banza umutubwire umudekiriva abantu basobanukirwe n'uyu Major General uje kurangiza ibibazo byose byananiranye ibyananiye abandi ari bikura uze no kutubwira kuri Colonel Karume uwari we wenda hera kuri Colonel Karume kuko twabonye intuza irongya nyuma yo kumubona arira avuga ati nimekufa na waraga kabisa ejo twabonye atari uyu musaraba hari imbere mu Arasetse ko gushyingura Colonel Karume muramwibuka urugamba rwo ku rbaye mu 23 na Fardc ubwo rwatangiraga bari bageze za Rumangabo bava za Rucuru baza za Kibumba niho yaje kurasirwa icyo gihe noneho abantu benshi asa nkaho amagambo yavugaga basubiragamo kenshi kugira ngo bamwumve yararashwe amaze kuraswa azanwa mu bitaro urimo uravuga Karume se cyangwa uravuga wironge oya ni Karume uyu nguyu se wari ufite umusaraba ejo bundi bajya gushyingura oya ufite umusaraba ni wironja ahubwo bagiye gushyingura ni Karume ubwo bagiye gushyingura ni Karume wironja yego wironja urumva icyo gihe yarashwe mu kaguru noneho aza kujya mu bitaro ari utuntu yakoraga arimo guhimbaza Imana ariko bari no kumugaburira yaryaga ubugari n'isombe yaryaga ubugari umugore we ari kumugaburira mu by'ukuri yarashoboye kwigaburira kuko yarashwe amaguru ariko ari utuntu yakoraga avuga ati rwose ndi intwari narasiwe ku rugamba ati murabona ko Imana yandinze aririmba uturirimbo duhimbaza Imana ati nzambe mukonzi urumva nzambe mukonzi Imana uri nkuru ubwo ngubwo rero ejo bundi nibwo yagaragaye yagiye gushyingura Colonel Karume waguye ku rugamba rwangamishije M23 na Fardc gusa uyu Colonel Karume abaturage bakunda kumuvugaho byinshi bavuga yuko ari umugabo wasabanaga ariko akaba n'umugabo w'indwanyi uko yatangiranye n'uru rugamba kugeza ejo bundi yishwe mu by'ukuri rero Colonel Karume ntabwo nzi wabone hagana he ariko Karume ni amazina yanga muri Nord Kivu abakunda kuyita ni abo mu bwoko bw'abahunde nibo bakunda kuyita kuko nta muntu muri Equateur wakwitwa Karume ayo mazina na y'abahunde bahangaha muri Masisi na Rucuru na Warikare rero byose ashobora kuba akomoka ahangaha muri Nord Kivu. Hanyuma se Colonel Karume yapfuye ryari? Colonel Karume amakuru dukura hariya avuga ko yapfuye muri kiriya cyumweru gishize kuko hano hari nk'umuntu bishobora kuba ari sinzi ko nabivuga niba ari umushinyaguzi niba ari iki nyuma yo gukora akantu kuko n'uburyo ni parade yo kumushyingura nayo ubwayo bigaragare ko bamwe muri aba ngaba badaherutse gukora izi funeral ntuza parade za gisirikare kuko uburyo bamushyinguyemo ubona ari wironge aho nagagenda mu buryo bwa zagarazagara je nagize ni comedy ntabwo ari comedy aho umuntu ubundi mu migendere ngira ngo ya gisirikare ntihabanza akaguru k'imosoda nakaguru k'imoso ngira ngo naga Colonel wironge abanza indyo urumva ese ako yakabanje ni kakandi bavunye urumva nubwo yavuwe ariko ashobora kubitasi kakavaho niba nibuka neza manza yarashwe ni ibyo yarashwe urumva noneho hano umuntu arandika ati rip requiescat in pace cyangwa se rest in peace Colonel Karume urumva ati nilikwambiaka usiendake mbele ya Simba M23 ukakatala
Sasa angalia banakuduanga pole sana. Ya urumva abantu bari ku rwego rwa koroneri kongera kwibuka parede ndajyana aka kaguru ndajyana aka ngaka biba binagoranye urumva nako ba Wilonja bamaze igihe ahangaha mu mirwano ku buryo yibagirwa. Reka hari n'abahabwa injyana n'amaboko, none amaboko afashe umusaraba. Yari afashe umusaraba. Ugira injyana bitewe n'amaboko ye, none arafashe kandi afashe umusaraba, inyuma ye hari umupfu. Muragira ngo bigende. Ariko rero iyo bateruriye kaskete ngira ngo ntibakora mwendo waraka, bagenda kuri mwendo wa pole. Nyine inyuma ye hari umunyakugendera warashwe nawe baramurashwe. Umva se nkubwiye kuri mwendo waraka nibwo wenda amaboko afite akamaro gakomeye cyane mu kongera speed ndetse na balance. Buri bakwereka nko mu bwonko ikintu yatekerezaga, ashobora kuvuga ati uyu muntu bajyanye niko bari kuba banjyanye. Anyway, wenda birashoboka. Reka twikomereze kuri generali waje sasa. Ubwo ibya Karume tubivuyemo, ariko ikishimisha abantu benshi nuko bongeye kubona Wironge. Nta kindi. Wironge yasokeje abantu. N'ubwo uricara ugafata ka video kandi kakera ukakitegereza ugaseka. Ubwo urumva rero ongera kumubona. Ateruye umusaraba. Abantu bari bamukumbuye cyane nubwo wenda ari mu muhango udashimishije. Wagahinda wo kujya gushingura, ariko abantu bari bamukumbuye pe. Ariko inkuru ishimishije nuko General Mambundani yahageze kandi agomba gukubita inyeshyamba akazishwiragiza. Tubwire kuri General Mambundani. Mambundani kugeza magingo yanashakishije mbura ahantu akomoka. Yayoboye region ya 13 muri Equateur. Yayoboye region ya 13 muri Equateur, yaje kuyobora region ya 34. Ari nayo ishinzwe operation zahangaha hari kubera imirwano. Ubwo rero uyu mugabo gusa akiza yanye Kongo yuko aje guhangana n'umutwe wa M23. Gerageza gushaka rezo kuko rezo aho ngaho ndumva ikomeje kuba ibibazo. Ndimo ndabumva neza. Okay, komeza. Aya birashobora kuba warenze umurongo. Ahiriye rimwe. Hagararaho ntubuje. Aho. Ya. Nukuvuga ngo iyi region militaire ya 34 ntabwo iri kujimaramo abayobozi umwanya. Urumva ni region iri ku rugamba. Ejo bundi mwabonye ko haje uyu General Bruno ntamaze kabiri aragiye, bazanye uyu wundi mushyashya. Icyo bivuze n'iki rero ni ukuvuga ngo ku mirwano kose ahuye n'urufaya rw'amasasu n'abasirikari bagahunga. Ubu muri Kongo bahinduye strategy, naho usigaye utakaza abasirikari gace bafunga. Ariko niko byakabaye bigenda. Ubwo rero urumva yuko nka General Bruno waje aribwo M23 iri gusubira inyuma. Akiragera byabaye byiza, basubira inyuma, baragenda baranarasa, basubira mu bwiza. Ariko nyuma yaho mwabonye kuntu babashushubikanye, bakabazana bagafata za Gicwa, bagafata za Kirorirwe, bagafata za Mushaki, bagafata za Karuma, bakagera za Muremure. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kuza kugera hafi y'isake byonyine byari byasobanuraga yuko General Bruno agomba kuva muri iyi region militaire ya 34 kubera ko yananiwe. Ubu rero uyu mugabo bazanye nawe ndabona bitari bumworohere kubera ko mu kuza kwe M23 ku munsi w'ejo yaragiye ifata uduce twinshi two muri teritwari ya Masisi. Turimo za aho bita za Humbe, harimo aho bita za Kazinga, harimo aho bita za Kagano, na za Muremure ko bafashe uyu General yaje. Urumva ko wenda nawe bishobora kutamworohera bitewe n'uko igisirikari ayoboye kitari kubasha gutensura abarwanyi ba M23.
Okay, ubwo tugejeje Hanyuma, kumwumva. ikindi kintu cyavuzwe aba basirikare 100,000 noneho M23 irarusyaho abasirikare 100,000 kubona ni ihuriro ry'abahuriyeho SADC FDNB ubwo ni abarundi hanyuma n'ingabo za leta na wazalendo bakomeje no kwinjiza abasore benshi mu gisirikare ni 100,000 ibifarungwa magana za kajugujugu n'ibindi bidege by'intambara amadrone ndetse n'ibindi mizinga ubwo muri make tugiye kubona icyo bita combined warfare kubita bagakubita cyane ibi bintu M23 bivamo kugeza amagingo aya ngaya iyo babahereje baza mu mwiryane kugeza amagingo aya ngaya izi ngabo za SADC ntabwo zishaka bazareba ariko ayo makuru nayumvise ariko ashobora kuba wenda ari n'ibinyoma oya ni ukuvuga ngo impamvu ugiye mvuga ko atari ibinyoma ahantu bagiye badiployinga nk'isake ukagenda za ukagenda kwanza reka duhere imbere abarundi nibo bahanze baravuga ntabwo tutezana abantu urumva imushaki barwaye bonyine nta muzarendo uhari baragiye barabirukana bagiyo baravuga ati ntago tubashaka ngo barwana ngo gisivile baravuga ngo abasaba barwanya ngo n'abasivile bari kwiruka gusa urumva ubwo rero ni ukuvuga ngo nangaza muremure na za kagano abarundi bari naho barabanze completely noneho uyu munsi SADC nayo ntibashaka ni ukuvuga ngo aho badiployinze sake ntabwo bari kumwe nabo baragiye baravuga ati mwe mugende mujye hirya muzakurwana ukwanyu natwe tuguma ahangaha tuzarwana ukwacu urumva rero uwo mwiryane urimo nawo ni ikindi kibazo noneho urabyibuka no ku barundi ku mushaki bari banze yuko barwanana na Fardc bavuga ngo bo barirukanka ngo iyo bikomeye barirukanka bakabata ku rugamba kugeza amagingo aya ngaya ni ukuvuga ngo command ya SADC na komande ya Fardc ntago bahuza ntabwo bari guhuza ibyo biroroshye barafata wazarendo babajyane mu misozi ya kure cyane yo hirya bati murwaniyo nabandi barwana haba imisozi bari bubajyane bo niye ko mbona yose bayi bafatanye ko barabajyana nyine mu misozi babwiye ati mugende yo hepfo yo ngiyo mu mashyamba hepfo mu mashyamba ubwo baraba babirukanye uzi baba bari kwerekeza aho bita za Gatoyi ujya za Warikare urumva kandi aho ngaho ni ukuvuga ngo ni kure kandi noneho SADC icyo ishaka gutsinsura abarwanyi ba M23 kandi abantu babafashaga nanone kumenya turiya duce no kumenya inguni ya buri gace kose ni bariya bazarendo kubera ko nabo bafuka hariya baraziranye ariko SADC ifite tekinoloji bafite kandi abarwanyi bari professionnel ntibagombera ntabwo bisaba bagayidi nk'abo ngabo bagenda bamanuka bakwereka bati ucengera hano n'ibingibi byose babikora bafite amadrone bafite buri kimwe cyose bafite reconnaissance mu rwego hejuru kugeza amagingo aya ngaya intambara iri kubera hariya nanone kuvuga ngo ufite drone gusa iri bugende ikajya gufata amashusho nta muntu uri bugusobanurira ngo ahangaha biragenda gutya ahangaha biragenda gutya biragoye cyane kuko nk'ubu ngubu cyagiye abarundi baza igihe M23 yasubiranye inyuma aba bazarendo nibo bagiye bafasha bariya abarundi kubereka ibice byose kandi izo drone aba bacancuro bari bazifite kuko drone ntabwo zizanywe na SADC uyu munsi drone aba bacancuro barazikoresheje kuva za Kicukiro kuva za hose baza bagera ahangaha mu marembo y'isake niyo ngo ikintu cyafashaga bari abantu nuko bari bafite abagayidi bano bazalendo bagendaga bakajya kubafasha kubereka buri nguni zose z'imisozi naho dukuvuga ngo drone ngo zonyine zagenda zikajya gukora hariya biragoye pe okay reka nkwibutsa amateka icyo atubwira ngira ngo mu by'ukuri ntuzasuzugure ikintu cyitwa imibare amateka atubwira yuko mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1950 mu ntambara ya Korea icyatumye General MacArthur adatsinda urugamba kuko yari yarangije kurangiza Korea yo kwa Mushuti wa Mutabaruka sibyo yo kwa Kim Il Sung turumvikana
ari akantu ntumvise byari byakatitse. ndakubwiye nti amateka tubwira yuko mu kwa 10/1950 mu ntambara ya Korea icyatumye General MacArthur adatsinda urugamba nuko chairman, ndabisubiramo neza, chairman Mao Zedong yatanze ingabo 260,000 harimo n'umuhungu we waguye ku rugamba muri urwo rugamba, sibyo? Bashushubikana ingabo z'abanyamerika na Korea n'abanyaturukiye n'abandi bose barabashushubikana kugeza bavuze bati murabizi, reka twemera imishyikirano kuko turabona intambara tutayitsinda. Ubu ngubu izi ngabo 100,000 ni ziza, nubwo zimwe zaza zivuza ibijerekani zivuza n'amafirimbi n'induru, byateza icyo bita psychological warfare kuri M23 kurusha uko wabitekereza. Ndatekereza ibi bintu ntubisuzugure. Kugeza amagingo aya ngaya kuva Rucuru n'ubwo mu mujyi wa Goma wonyene ari abasirikari batari mu 30,000 udashize abo bazalendo. Abasirikari erega abangaba bavuga 100,000 nta muzalendo uzaburimo, kuko abazalendo babafata abenshi bazaba ari Sadek na Sadek, sina Sadek gusa. Ubwo Sadek izajya kuvidura ibihugu byabo ikuremo abo basirikari 100,000 ibazane muri Kongo. Reka duspose yuko ubu twagiye tubona mu ntambara za kinyeshyamba, yego, aho usanga harimo abasirikare batarabona intwaro, badafite imbunda, bo bagenda gusa bavuza amadebe. Abazalendo wenda bo bazajya bafata bavuza ingoma, basanasakuze bavuza amafirimbi, bavumbure bababuze kurasa, bagere bati ewa nahahiye. Ku bwanjye mbona 100,000 kuzana abasirikari 100,000 birashoboka. Aba Fardc bashobora kuba 90,000, Fardc ikaba 10,000, n'ubundi ntaho byaba bivuye, ntaho byaba bigiye, kuko n'ubundi Fardc yazanye abasirikari benshi muri aka gace birananirana. N'uyu munsi Sadek nayo yaje kandi yije mu rugamba, kuko n'ejo bararwanye hano mu nkengero z'Isake bakoresheje kashugushugu hejuru ebyiri, ibifaru barabikoresha n'iki byose, bararwana ntibigeze barenga kilometero imwe ngo bafate bakomeze ruguru za Mushaki. Kuvuga ngo wenda 90,000 bya Fardc n'ubundi ni babandi baturutse Ekwateri, baturutse Bandundu, baturutse Kasayi, babona ibintu bikomeye bakigendera bagakuramo uniform bakambara training na bote. Wenda ibyo 10,000 bya Sadek bizaresista, nabyo bizacibwa intege n'ibyo 90,000 byatangiye kuvamo bamwe bakikwepera bitewe n'uko imirwano imeze. Imirwano yo muri aka gace turayimenyereye cyane, n'ubundi urebye nta kintu kiri guhinduka, nubwo Sadek yaje ariko nta kintu kiri guhinduka kigaragara. Hanyuma wenda tuvugisha ukuri, ngira ngo intambara yabaga yari isanzwe, ni ugusheringa, bahasheringa wenda rimwe na rimwe bakadivasinga, ariko niba bagiye gukora icyo bita combined, tukabona column za brand za Amadi, urumva ejo barabikoze ahagana, nibyo nabimaze kuvuga, ejo ahagana saa 6:00 barwanye isaha n'igice irenga, barabigerageje rwose, bazana helicopter ebyiri, kandi muri iyi ntambara ntabwo hari hasanzwe hakora helicopter, hari hasanzwe hakora ziriya za Sukhoi na n'izi drone, kuko helicopter isapotinga infantry. Yego, niho nukuvuga ngo n'ibifaro barabizanye, na atirari yose barayizanye, bagerageza ibyo byose basaga ngo bashaka kugerageza aho bitazanitumbare na hariya hasi za Rutobogo. Bagerageje barwana isaha n'igice birananirana, baragije basubira inyuma bafunga safe. Ibyo mwarabibonaga ko bakoresheje ubwo buryo cyane rwose bwo kwangaja
abari mu mujyi wa Goma banyomoze n'izo ndege zatambutse bazireba, indege ebyiri zifite ibara rya gisirikari ryagiye hariya zijya hejuru rwose zirarasa, abandi baturuka hasi ariko birananirana. utekereza ko umunsi umwe ariwo wapimiraho uko intambara izagenda? ngo bari gupima nyine, ubwo ngubwo wenda hari bazakomeza muri iyi weekend cyangwa se n'uyu munsi wa gatanu, kuko hariya ntabwo bagira isaha yo kurwana. Nibyo nagira ngo utekereze ko niba ari umunsi umwe barasanye utazavuga uti byarabananiye ntabyo bazakora, kuko bariya bafite imbaraga, ubyumve neza. Oya, ntabwo no kugeza amagingo yanga ntabwo navuga ngo nta kintu bazakora, kuko n'ubundi mu kugerageza bashaka kugira ngo barebe niba bizakunda, ariko nanone uwo barwana nawe ni umusirikari. Ubwo icyo tugiye kuzareba mu gihe kiri imbere, tugiye kuzirebera ikomba ikaze cyane muri kariya gace kaza Masisi, kuko kugeza amagingo yangaya mu bice bya Goma, Meri de la Ville de Goma ntabwo barahagera, barakesuranira muri Masisi, uretse ko byanagorana kugera hariya, kurwanira hariya byagorana bitewe n'iki, hariya habamo gaze nyinshi cyane ku buryo kubangura difasi guturutse Sake uje gufata umujyi wa Goma byagorana.